ngo umuhora wa Shadibu none ubu afungiye kuri sitasiyo ya Kimironko ninde ufunze se bamwita Yugi Umukaraza ngo baravuze ngo yazanye ikibingu na whisky iramuswingiye kareka dagenda gakeya ibyo uvuze bagagararaho niko numvise umva kakano kandi twa turimo kwiyunga namubwiye ngo nsange mu rugo areka namubwiye ngo genda gakeya nakubwiye ngo nanjye genda gake umwana w'imyaka 21 n'umumama w'imyaka 33 turabivuga gute ibintu byo dutangire gake iyi sama yo mu kwa karindwi mu cyera yasigara amahorora katwibaze umva uko Jackie yari kuvuga Jackie yaravuze ati Jackie yavuze ngo ikirero Jackie ubwo baravuze ati Dura musore ninde afashe undi kungu none se umwana afatanye na gute Shadibizo yamize zose ubu wa mwana w'umuhungu aramushaka yite shaka kumwicira ubuzima wayitonze gatoya wingeranya na mucecuru twiyamye muri abakobwa wingeranya genda umukobwa ariko we ni umugore rero kugerangiza ubuzima bw'ura mutipe genda muvugira mpaka ndamugwaho rero ujye kwikwanyagura hariya ntafashe kongo iwawe mu rugo gute umuntu bamutumiye azanye ibyo kunywa ari gusangira n'inninja uri kumva banzu nyumve izamiramiye zose ubiyuriya mwana aruta byaye ubu ni ibaze ko byabaye nduruhinja njyewe nafatiranwe mugahinda kanje uzi gikomere kubona umusore wakakurongo yakakugira girlfriend arimo araryamana n'umucecuru bro ari kuryamana n'umucecuru kubyaye uri kumva ngo ubundi uyu muniga Yugi Mukaraza twatumaze igihe tutavugana aho tuvugana ngaze kunsura twiyunge abazanye ibisukeka twitamo biradusanyura nyuma yo kubidusanyuye n'abaransa mu yereka dagenda gake yego pe tonaleta ati akazapfa gahungira kazakica kandi ubwo aza kunsura twumvikanye ko tuje kwiyunga ubwo nari maze igihe navugana n'abantu benshi ngo kandi ubwo yansamuye ndi mu kibadareka urasetse agendaga cyaba influencer mu Rwanda ati ibyo Davido na Diamond batakoze Yugi n'ugiye kubyaza umwana biratangaje uburyo wawubayeho ati nyuma yo kubyuka nkisanga nambaye uko navutse nkikanga ko ndimo kurota nkabona Yugi nawe yambaye uko yavutse mu mashoka yanjye asa umweru nkabona ikizinga yagira ngo twiroteyeho ndikanga ndicura banza wumva ibyo Kasuku yavuze Kasuku nawe ati Shadibu wasweye na ba Bana Boy nabo wibuka igihe Shadi wacu yajyaga posting ifoto Shadibu wasweye n'abantu bakomeye Davido yajyaga posting ifoto Davido akahita agira gute akahita akomanta gutya munsi muri comment agashyiraho imitima arimo arakubitwa imigeri kamukandagiye ngo mu gatuza ahantu bita mu bireresha hano igoma mani kono de kato kona kabya oya wese ni kamuri butaka yabacha uzi ibintu ngo kamukore yake Marco jumba barara wumve bro nyine kejo sometimes ko umuntu ariwe witesha agaciro bro nyine sometimes umuntu witesha agaciro bro abantu umuntu arabeshya bro nago wibuka Davido akora igitaramo i Kampala akahita afatira indege nyuma y'ibyo byose neza njya kwa muganga kuri Isange One Stop Center navuye nkomereza kuri Rwanda Investigation Bureau ariko nabanje kubishyira ku mbuga nkoranyambaga zanjye zose mbwira Umukaraza ati urava hano ariko byose birangiye mbonye ko nta kibazo uyu muhungu nawe ati najyaho kugera ngo mfate polisi zinjyane nkiri hano byatwa nkiruka barirukanyenye none ubu ngafungiye kuri station ya Kimironko biratangaje cyane kurikirana izindi nkuru hano.